twaje tuza kwishyuza amafaranga yacu aratubwira ngo amafaranga ntago arayabona ariko mwari mukwiye kumukingura agasohoka akavuga kasobanura. Amagambo y'ujura kari ibikorwa bisa no kwigaragambya nibyo biri kurangwa mu rugo rwa Byaruhanga Jean Marie Vianney ni mu masaha ya saa 4 zo mu gitondo kuri wa gatanu. Imbarutso ya byose ni deni umugore we Emerita Mukeshimana yafashe mu itsinda ryitwa Abadahigwa, rimwe mu matsinda y'abagore azwi nka Keya. Iri deni abanyamuryango bavuga ko rimaze umwaka n'amezi 3 kuko uyu mugore yari hawe mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2023. Kuva ubwo ntiyigeze yishyura ifaranga na rimwe, ahubwo akaba yarasabye bagenzi be kuguza amafaranga mu mazina yabo bakayamuha. Magingaya akaba nta giceri na kimwe yari bwabishyure, ibyatumye abanyamuryango bafata umwanzuro wo kumukingirana mu nzu we n'umugabo we. Twaje tuza kwishyuza amafaranga yacu aratubwira ngo amafaranga ntago arayabona. Ndabona nese mu gihe gishize umaze kubona aho nabura ngahe ngo tugende twicare twe dutushije ngo nge ntago ndayabona. None se twe turaguma muri ibyo twe turasenya ingo zacu bo bari mu nzu yabo hano baryamye ntago bibaho. Ubwo umunyamakuru yageraga muri urugo ruvugwamo ubwambuzi yasanze koko Byaruhanga Jean Marie Vianney n'umugore we Mukeshimana Emerita bakingiranye kugeza ubwo umuyobozi w'umudugudu warango ahageze. Nabwo abanyamuryango banga gukuraho ingufuri kuko uyu Nshimiyera Adonia umuyobozi w'uyu mudugudu ashyirwa mu majwi gukingira ikibaba uyu muryango, bigatuma abanyamuryango batishyurwa. Ariko mwari mukwiye kumukingura agasohoka akavuga kasobanura. Ntabwo ngiye iki kibazo nkizi akagari ngo niko kabizi iki kibazo ntabwo nigize nyigezaho bakingezaho ababisobanura bisobanura ntabwo ngiye nigize bakindegera twagusanze mu kabari uri kumwe n'uyu mugabo. Ntabwo uyu mugabo nzi ikibazo cye gitifu asanga tukiziranyeho twahamagaye gitifu ari uko twabanje kuguhamagara uradutuka turi hara muri kintu. Nyuma yaho nibwo ingufuri ebyiri zari zifunze umuryango zafunguwe, maze Emerita Mukeshimana ushyirwa mu majwi yo kwambura bagenzi be arasohoka avuga ijambo rimwe gusa. Nukuvuga ngo genda nababwiye gutariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 nizo z'uyu munsi. Noneho rero jewe ntabwo nari hano nafite umutora nanjye nje sanga n'amasafuriya bayateruye bayajyanye n'ibikoresho byo amasafuriya nese amasafuriya nta kintu cyarimo yatera musiri nta bikomeye n'amasafuriya Bamerita birahari baragarura nagahinda bagize ariko bari kuza bakaza bakambaza ariko bafashe umwanzuro wo kuza basanga barabatereye ibintu. Ni byaranzwe no guterana amagambo kugeza ubwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Karama uwimuye Venantia agera muri uru rugo hagafatwa umwanzuro wo kubahirizwa ibyagiye byemezwa n'impande zombi, birimo kugwatira ubutaka ndetse burapimwa bujya mu maboko y'abanyamuryango mu gihe cy'amezi 2 baba batarishyurwa n'uyu muryango bugatizwa cyamunara. Nyine kwa 9 kurava kwa 10 turimo kwa 8 nta kibazo ngenda byenda. Gusa uyu gitifu ntigeze agira icyo ashaka kubivugaho mu itangazamakuru, ahubwo yasabye abagize itsinda n'uyu muryango kujya kwandikisha amasezerano imbere ya noteri. Gusa uyu muryango usa n'ushaka kwambura umugabo yaciye ukwe maze akurikirwa na gitifu, naho umugore acukwe aho yavugaga ko yaragiye kuzana indangamuntu, maze abagore bamwirukaho bamufatira ahazwi nko mwikorosi ugana ku Giturusu werekeza mu mujyi wa Kibungo. Umurerwa Donatire umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kazo avuga ko iki kibazo bakimenye kandi ko bari kugikurikirana. Aho rero twabimenyeye twagiyeyo kugira ngo dukurikirane tumenye impamvu zabyo, ariko birumvikana icyabiteye nyine nuko yaramaze igihe nyine atarabishyuye ataragaruza amafaranga yabo ko ngo yagiye abaha igihe cyo kwishyura ariko ntacyubahiriza. Tukigerayo rero icyo twakoze nuko twafashe umugore ndetse n'umugabo we kugira ngo tujye kubumvikanisha. Ubu tuvugana bari ku murenge, turi kubahuza ndetse no kugira ngo tunabagira inama kugira ngo imikorere y'ibimini ibe myiza, bajye banabitubwira kare kandi kugira ngo tubikurikirane. Gusa amakuru twamenye nyuma yo kuva aha nuko itsinda ryishyuza ryagiranye amasezerano n'uwishyuzwa imbere ya noteri ko azishyura amafaranga ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka, bitaba ibyo ingwate y'ubutaka yatanzwe ku kibanza ikazagurishwa.
Kubera ibibazo by'imicungire y'ibimina, Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minicofine yatangaje ko ibibina bigomba gutangira kujya bikora byanditswe ku rwego rw'umurenge bikoreramo, ibyari bisanzwe bikora bigategekwa kwiyandikisha mu gihe kitarenze amezi 6. Leonce Nyirimana mu karere ka Ngoma.